Vestine yapanze na Irene ko nyuma y'igihe gito akoze ubukwe agomba gukora divorce. Ati ndetse batangiye kubitegura. Ikindi kandi Vestine akoze ubukwe ngo ari muri Onapo yifungishije. Breaking nkuye ndani muri family. Ishimwe Vestine ndetse n'umugabo we Idrissa Jarick Wedrawgo bakoze ubukwe ku itariki ya 5 ukwezi kwa 7 uyu mwaka turimo 2025. Byumvikana neza ko icyumweru gishize ubukwe bw'aba bombi bubaye. N'ubukwe bwavugishije abantu benshi, n'ubukwe bwari bwiza. Wera muri dote kugeza bakoze igitaramo bari barasezeraniye abantu ko bazakora igitaramo. N'ubukwe bwanyuze abantu babwitabiriye, bwarimo buri kimwe cyose umuntu yifuza, bwari buteguye neza. Ariko ngira ngo murabizi guhera mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2025 murabyibuka ko n'ubukwe bwarwanyijwe. Ku mbuga nkoranyambaga benshi bavuze byinshi, gusezerana kwabo murabyibuka, umusaza 40 n'ingahe, amafaranga ibiki. Donc ni byinshi byavuzwe, aho byanagize impact bigeraho Vestine bitewe n'ukuntu yavuzwe n'abanyetorero bo muri ADPR ahitamo kuvuga ngo ngewe ubwanjye Ishimwe Vestine nzajya nsengera mu mutima. Ati ntabwo nzongera kugendera ku kijyanye n'idini, we nzajya nsengera mu mutima, nzajya menya ibyanjye, nzajya mfasha abababaye, nzajya nsenga. Donc ariko ntabwo nzongera kugendera ku idini. Hashize iminsi mike yababona Vestine yakubiseho igisuko. Mu minsi hashize iminsi mike hari inkuru nkugejejeho uburyo Vestine wibereye mu kwezi kwa buki, uburyo urugo rwiwe rukomeje kugerwa intorezo. Hari ubwo niko babivuga, rukomeje kugerwa, yes, no kugerwa intorezo. Ngira ngo twagiye tugaruka ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye. Ngira ngo kuri ubu ngubu hagezeho ikintu kijyanye ngo n'amadivorce. Hako si abantu batega iminsi abandi we. Iyi umuntu akaza akagutega iminsi pe, buriya biri kunyibutsa uburyo hari ibyamamare bigiye bitandukanye abantu benshi bagiye batega iminsi, bakecapo babateze iminsi bande bose. Men birarenze. Ubanza kwamamara hari bisaba sacrifice. Ubanza kwamamara nyine aba ari ukwiyemeza uvuga uti mu by'ukuri ibizambaho byose ngomba kubyishimamira. Umva niba hari umuntu uri kwibasirwa, niba ariko iyo nkuru nakugejeho narakubwiye ngo buri kimwe cyose turi buze kuza kuba twavuga cyangwa se twagarukaho uze kuza kurenzaho ngo iyi ni Satani tu. Niba hari urugo ruri kugerwa intorezo kuri ubu ngubu aho Vestine yibereye mu kwezi kwa buki n'urugo rwiwe. Ariko nyine ni nikigaragara ko nyine umuntu nyine abagomba gukura to. Nyine iyo washatse uba wakuze. Niyo mpamvu ibi byose biri kuba bakaza bakavuga ngo ABCD bimeze gutya na gutya. Niyo mpamvu iyo umuntu yashatse aba yakuze, kandi Satani yanga abimereye neza. Imwe mu ngingo twagarutseho yagaruye Vestine kuri ubu ngubu wibereye mu kwezi kwa buki. Navuga ko wenda reka mvuge ngo mu kababaro kenshi, mu gahinda gakomeye, kuko burya iyo ibintu biri kuvugwa umuntu akaza ari kuvuga atari kuze ibi bintu muri kuvuga mubifitiye gihamya, ibintu muri kuvuga si Satani uri kubavugisha. Reka mbyite ngo mu gahinda gakomeye cyane Ishimwe Vestine agize icyo atangaza ku biri kumuvugwaho. Kimwe mu bintu byavuzwe abantu nanagaragaje mu nkuru ya mbere, n'uburyo abantu babonye Irene yambaye ingofero y'abasaza batekereza ko mu cyimbo cyo kwambika ingofero papa ubyara Vestine bambise Irene muri ndahabi. Ubwo nyine bo bayifashe mu myidagaduro, babona ifoto donc babyuririraho bati byanga byakunda, ariko se no kubera iki byagenze gutya, aho mu muryango papa wa Vestine ntabwo baba babanye nabi. Ngira ngo nibyo bintu abantu benshi bavugagaho, ariko nyine babivuze
n'ubundi nabatigeze bakurikira uriya muhango, batigeze bitabira nyine ubukwe bwa Vestine, kubera ko nkanjye nari mbizi neza ko papa wa Vestine yambitswe ingofero. Niyo mpamvu mu nkuru ya mbere naje mbibagezo mbahereza fact, mbahereza n'amafoto abigaragaza. Kuri ubu ngubu rero mu gahinda gakomeye, Vestine wibereye mu kwezi kwa buki, Vestine uryohewe n'urushako, kuri ubu ngubu yaje kuza kuba yavuguruza, navuga ngo ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, ashyira hanze amafoto agera kuri 3. Ifoto ya mbere, ngira ngo ayo mafoto uragenda uyabona kuri iyo screen. Ifoto ya mbere nigaragaza Ouedraogo ariho arambika ingofero papa wa Vestine, bimwe bashimira nyine, ugashimira sobukwe, ariho aramwambika ingofero. Indi foto ya kabiri ni ifoto igaragaza ari kumuhereza inkoni. Hanyuma ifoto ya gatatu nigaragaza ko mu by'ukuri Ouedraogo n'ubundi mu kinyabupfura cy'abanyaburkina Faso ariho aramuhereza ikiganza, ariko kandi yanamwubashye, yaciye bugufi n'ubundi muri wa muco w'abanyaburkina Faso, uburyo nyine wo kubaha baca bugufi. Yaciye bugufi rero aramusuhuza. Vestine aya mafoto yashyize hanze yashyizeho udutima, ariko ni nko kuza gukonfirima, kubera ko bimwe mu bitekerezo biri kuvugirwa donc abantu benshi bari gutanga kuri aya mafoto, bari kuvuga ngo iyi foto aya mafoto Vestine yashyize hanze mu yampere injazwa zose zagiye zibunza amagambo ngo Vestine na papa bashobora kuba bafitanye amakimbirane cyangwa se batabanye neza. Abandi bakavuga bati mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko yaba yarambitse ingofero papa we, ati nabonye abantu bari kuvuga gutya na gutya, nyine ubwo n'abantu bari kugenda bitangaza, ati rwose twabonye abantu bavuga ngo ntiyigeze yambika ingofero papa wiwe, ntiyigeze amuhereza inkoni, dutekereza ko byanga byakunda hari ukuntu ndavuze ati umusaza reka cyangwa nyine yagakira ibintu nyine by'ibibazo bimeze gutyo. Urumva nyine bimwe nakubwiye ngo buri kimwe cyose uri buze kuza kuba wavuga ngo ni Satani. Urumva nyine araje arideka, ni nko kuza kisobanurira, ati nyamaze nubwo abantu bari kuvuga bakavuga byinshi bigiye bitandukanye, papa wanjye namwambitse ingofero, yibereye mu kwezi kwa buki, ubukwe bwagenze neza, icyumweru kirashize, ariko abantu bari gutuma Vestine aza akisobanura, agashyira hanze ifoto, kuko ni nayo mafoto navuga ngo yashyize hanze, ni post yahariye papa wiwe, amafoto agera muri 3. Nta kuvuga ngo umubyeyi ngo ni papa wa Vestine nyine yaje gucimaka, aravuga ngo nyamaze nubwo abantu bari kuvuga gutya, ibintu bari kuvuga rwose no kugenda banyibasira, papa wanjye namwambitse ingofero, papa wanjye namuhaye inkoni. Bigezaho ibintu byatangiye mu kwezi kwa mbere, Vestine agaragaza ko mu by'ukuri yasezeranye mu murenge, bigezaho abantu bavuga ngo yakurikiye amafaranga, bigezaho abantu bavuga ngo divorce iri mu minsi ya vuba, iri mu gihe cya vuba. Nyine sinzi niba utari kubyumva, nyine icyo kintu nyine kirimo Satani, uburyo gushinga urugo bigoye, uburyo gushinga urugo nyine uhura n'ibigeragezo, niba ari ukugira ukuri, niba ari ukugira ngo umenye abantu simbizi, ariko Vestine ari guhura n'ibigeragezo. Vestine reka mentioning nagiye kuri stati y'uwitwa Decat, ngira ngo abantu benshi baramuzi, ni umuntu wamwandikiye, urabona ko ari umuntu wamwandikiye, arangije donc ara screenshootinga nyine izo chat bagiranye. Decat arangije ashyira kuri IG status ya Instagram. Uyu muntu yari yamwandikiye ngo Vestine yapanze na Irene ko nyuma y'igihe gito akoze ubukwe agomba gukora divorce, ati ndetse batangiye kubitegura. Ikindi kandi Vestine akoze ubukwe ngo ari muri Onapo yifungishije, breaking nkuye ndani muri family, ngo uyu muntu araza ngo ni family ngo numwe ngo mu ba family ba Vestine
ngo bibabwiye nyine wabwiye umuntu agaya makuru ngo that's why wabonye Vestine yanze gusoma umugabo we. Ibaze ngo kubera ko mu rusengero, kubera ko Vestine yanze gusoma umugabo we, ngira ngo mwarabibonye ubwo Jackson yari akimara kubasezeranya no kwambikana impeta n'ibiki ngo uburyo yavuze ngo you may kiss your bride, ushobora gusoma umugeni wawe. Nyine ngira ngo ku kavideo mu mazimisi muri kukabona ngo yaramwirengagije, ubona ko Vestine nyine asa nkazunguje umutwe, ariko kuzunguza umutwe kuriya biriya bintu ubusobanira mu ruhame bikora abantu bakeye. Kubera amasonere umwana warezwe, umwana wakuriye muri ADPR, umwana w'umuramyi, gusomana mu rusengero ntabwo byari gukunda, ntabwo nyine izo soni ntabwo byari kumukundira, ariko uyu muntu ngo divorce ngo kubera ko ngo yenda ngo kuba ngo ari umupangu ngo bapanze, atanga impamvu ngo niyo mpamvu ngo Vestine yanze gusoma umugabo we. Ariko ngo kagira Imana ngo abantu mushingi ngo ibintu mujye mubyitegura, mu rugo habamo byinshi, mu rugo habamo nyine ku rwego nyine abantu bagukorera ibintu ukavuga uti se aba ni abantu. Hari nk'abantu bagukorera ibintu mu bukwe ugatekereza se umuntu umuhaye invitation gize gute, kandi ni umuntu wa hafi ku buryo uvuga uti uyu muntu byanga byakunda azanyitabira aze, ariko akigira mu kazi kiwe. Ni hahandi nyine umenya gucagura ngo ngomba kubana n'abantu bameze gutya, mu rugo abantu ntibagomba kuzansenyera, aba bantu bameze gutya ngomba kubirinda. Ariko ngo kubera ko ngo ari hafi ngo gukora divorce, ngo yagiye muri Onapo, ngo n'ibiki impamvu ngo yananze ngo no kumusoma ngo n'abantu umwe Vestine ibintu ari gucamo birarenze. Ibaze nyine umuntu kuzana nyine aya magambo, ngira ngo na Descartes yagize ngo iki ngo dara sinzi ukuntu yabyanditse, ngo bari kumukina ngo Kigali ngo ni imibare. Like nyine ibintu bimeze gutya, umuntu akazana ibintu bimeze gutya agashyira hanze tu ati nuko nguko, ati yarifungishije rega, ati nuko nguko. N'abantu mwe birarenze. Vestine ari guca mu bigeragezo. Vestine wibereye mu kwezi kwa buki, maze iminsi mukurikira ibiri kuvugwa ku mugabo we, ngo ntiyigeze aseka, ngo nta kintu ngo yabonye ngo gisekeje ngo cyatuma yishima, ngo umugabo udaseka ngo byanga byakunda, ngo ibi ni ibibazo, ngo turi kubirebera kure, ngo yibereye mu kwezi kwa buki. Ariko abantu nuko nguko bibesha. Reka nsore zanga mu by'ukuri wumve ngo ibi byose tugarutseho ni Satani ushaka kwibasira urugo wa Vestine, ni Satani ushaka nyine ari kugerageza inzira zose ashaka kwinjira muri uru rugo. Hari n'igihe byashoboka ko uyu muntu wandikiye nka Descartes ari umwadeperi, uziko kuko ni abantu bamurwanyije ku rwego nyine yahise atera umugongo wa ADPR. Aravuga ati reka nyine nawe byumve tu, bagahererekanya message bari nko muri groupe, bari ko baramuvugaho bazi ko arimo ari gusoma message, ariko bakabivuga ari abantu baririmbanaga, abantu ba hafi, abantu basenganaga, abantu ba hafi nyine ku rwego hari umuntu mureba ukavuga uti nyamasi uyu ngunda mwizeye ntabwo yankamira mu kitoze, ukaza gutangara ubona kamiye mu kitoze, akagukamira mu kitoze, noneho kimwe nyine sinzi uko nabivuga. So reka nsore zangaha na makuru ne yaguteguriye, twandikira ibitekerezo byawe uko ubyumva, ariko ni bisanzwe. Ibi ni ibisanzwe, Satani regarakora kandi Satani arwanya ingo. Niyo mpamvu na Bibiliya ivuga ngo ijuru rito ni ikintu bita urugo. No kuvuga ngo iyo mu rugo byazambye rwose Satani yamaze kwinjira, ikintu bita ijuru nuko cyumva mu matangazo. Niyo mpamvu nyine Satani mubona abantu mwubatse ko na Satani rakubita imijugu amapfunsi biki, mugahangana nabyo, mugashwana, mukiyunga nyine ibintu nk'ibyo byanga byakunda, ntabwo bijya bibura mu rugo. Satani nyine abashaka tu ngo ahure mu byanya b'inyamagi. Reka nsore zanga ndabakunda, nitwa Shadu, dukomeze tubane mu zindi nkuru.